Ko jugabanya kariro jugabanya umuriro genda gakeya. Uyu munsi rero kubereka uburyo ushobora kwatsa moto kandi ugahaguruka agenda mu gihe gitoya. Yes. Dore nguyu ugiye kudufasha kubidufashamo. Fata ambriage. Atsa moto. Wagiye kwatsa moto. Yes. Iyo umaze kwatsa moto rero nta kindi ugomba gukora, ugomba gufata ambriage, ugashyiramo vitesse ya mbere ahangaha. Imaze gushyiramo vitesse ya mbere, ubu ngubu ni uko moto yagahagurutse ikagenda. Aya ari kutubwira ntabwo ari bifata pe. Sitakoze ariko rero. Polisi berso polisi yaje neza. Ariko jugabanya kariro jugabanya umuriro genda gakeya. Banageze you get up there. Go ushaka kumenya para moto byo sio ikumaze kuruka watse ugabanya umuriro ugafata ambriage ushyiramo vitesse ya kangahe ya kabiri gutyo ugashyiramo gatatu ugashyiramo kane kuzipangura na ambriage ugafata. Okay, noneho tugiye guhaguruka tugende uranyura hariya fata moto neza kandi ugere moto imbere shyiramo kabiri shyiramo
agiye muri biriya byo guheza ikibuga. N'ubu ugenda gushyiramo n'indi pesi ugabanya umuriro ugafata amburiyaje ushyiramo pesi ya kane ya kabiri gutyo ugashyiramo gatatu ugashyiramo pesi kuzipangura na amburiyaje ugafata. Okay, noneho tugiye guhaguruka tugende uranyura hariya fata moto neza kandi ugere moto imbere shyiramo kabiri shyiramo pesi agiye muri biriya byo guheza ikibuga. Sibyo we fata moto nabwo itagomba kugucika kandi ntabwo ugomba kuzanira ibyo gusa. Sibyo utangiye kuvuga ngo Yesu kuramo pesi hano hasi kuramo n'indi genda usunika moto akurefere size mitero ya. Okay, sawa naho shyira hasi none ikirenge reka kugira ngo rero bigere neza reka tujyane imbere wowe gusa wowe niwe muyobozi shyiramo pesi. Okay, noneho rero imbere ugenda ufata akantu gakeya ufashe amburiyaje. Noneho rero reka iyi amburiyaje nuko ifatwa ifate twumve ntago mwubwenge ugire kure urayifata ukayikomeza ku buryo kano kantu fata hano utumba mu mwanya nuko amburiyaje ifatwa. Yego iyi rero amburiyaje ikoreshwa ryari ikoreshwa mu gihe tugiye gukoresha icya gice cyo hasi cya gatanu cyo hasi cyo kuri moteri. Igice cya gatanu ni iki cyo hasi tubona hano hasi iki cya moteri. Imoto yacu igira amaguru abiri ushobora kuyishyira ku kuguru cyangwa se ukayishyira ku kuguru kundi ko hirya nabyo biremewe. Hari ukuguru kwa ndetse hari n'ukungukungu kwanga. None ni ukuvuga ngo iyo ufashe amburiyaje tuyifata cyane cyane iyo tugiye gushyiramo vitesi hano hasi wabonye, cyangwa se tukayifata tugiye gukuramo iki vitesi. Iyi moto yacu vitesi zayo igira vitesi 5 kandi vitesi zayo zijya hejuru. None ubwo kuzikuramo zijya hasi. Ni ukuvuga ngo rero igihe ugiye gushyiramo vitesi fata amburiyaje ushyiremo vitesi. Igihe ugiye gukuramo vitesi fata amburiyaje ugira ute ukuremo. Iyi rero nayo ni feri y'imbere aka. Feri y'imbere ni ukuvuga ngo nimba ufashe feri y'imbere ubwo egare kuba ufite na feri yo hasi y'ikirenge. Reba hano hakuno
bana kujya dore ukuntu ifatwa kuyikuraho nuko ubonye kuyifata nuko umva ariko iyo uzamuye do ntayibiri ubwo rero nuko biba bihagaze sibyo noneho rero tuvuge wenda iyo tugiye kugenda tuvuge ubu narangije kuyifata iyo rero moto yacu iri kuri stade tumaze kubona ibice bigize moto ndetse n'ibindi bintu bindi bice bindi urabona nk'izi ngizi bazita retroviseur zidufasha kureba ibiduturutse inyuma ibi ni imyoteri bidufasha kwerekana icyerekezo cyaho ugana urugero n'iki kiyoteri cyangwa urabona ko hano kiri kwaka urabona kino ni kiyoteri kizemo cyahe cy'ibumoso ntabwo uri kukibona ko kiri kwaka reba itara ryacu nyine hano hasi n'ikiyoteri cy'ibumoso cyangwa ukatira ibumoso ariko iburyo ni hano cyangwa ukatira iburyo urabona ko nacyo kiri gukora kiba cyaka sibyo ubwo rero ni ukuvuga ngo iwo niwo mumaro wacyo sibyo noneho ikindi ndumva izi ni protection za moto yacu rero igizwe na amapine gira amapine abiri